amuha umukobwa w'umunyamahane kandi wiyemera cyane, gusa nyine ni umukobwa mwiza rwose. Aba ari gusohoka mu gipangu rero ari mu modoka ye, maze akimara kugera mu muhanda agahita yumva rwose imodoka ye ifite ibibazo, ahita ayiparika ku ruhande rero maze agatangira kwitonganya ati ariko uyu mukanishi nabimubwiye, namubwiye rwose ko iyi modoka itakize, njye nayitwaraga nkumva iracyafite ikibazo ariko ntabwo yumva. Ahita afata telefone rero maze akamuhamagara agatangira kumusomera ati wa muhungu rwose wagira ngo nta kintu na kimwe ushoboye gukora, niba mutaba mubizi mwagiye mubyihorera mukareka kubeshya abantu ko muzi gukora ibintu nyamara ntabyo muzi. Arakomeza akamusomera rero maze agakupa telefone agahita ahamagara inshuti ye ati umva, atuzi yuko wa mukanishi yantuburiye imodoka yanjye mpfiriyeho ku muhanda none ngiye kugenda n'amaguru. Credo rero nawe ni umusore w'umukire cyane, famiye ye irazwi muri uyu mujyi, papa we niwe mukire nyine mu gihugu cyose, abantu bose baramuzi, yubatse izina, ni umunyamafaranga kandi menshi cyane. Credo rero aba yiyicariye mu modoka maze uyu mukobwa akamucaho ari kugenda abwira inshuti ye atuzi ati cyakoze ntabwo nzongera rwose kuba inshuti n'abasore b'abakene, ati ngiyewe umusore udafite amafaranga nta kintu agomba kuzongera kumbwira, ati maze nabo baba bibunza, ati abahungu badafite amafaranga bibunza kubi, nibo umuntu agenda akubitana nabo ahantu hose, ati ngiyewe uzi ko nta mafaranga afite ntakirirwe rwose anansuhuza, nta mwanya mfite wo guta ku basore b'abakene, ngomba kuzakundana n'umusore ufite amafaranga kandi menshi. Ubwo rwose ni uko bigiye kujya bigenda. Uyu Credo rero yumva uyu mukobwa ibintu ari kugenda avuga maze agaseka, abatangajwe rwose n'imigambi uyu mukobwa afite. Credo rero arataha maze yagera mu rugo akabwira rero mubyara we Brice baba babana ati umva nkubwire, umukobwa nabonye uyu munsi ni igitangaza ukuntu ari mwiza, ariko ngo rwose ntashobora gukunda umusore w'umukene, ngo azakunda umusore w'umukire cyane. Nyamara ngenda kubwiza ukuri, uyu mukobwa ngiye kumutereta kandi nzamutereta ndi umukene kandi azankunda ankundira uko ndi. Brice rero ahita amuseka atuzi ko wagiye mu rukundo, ni ubwa mbere rwose nkumvise uvuga ko ugiye gukunda umukobwa, cyangwa se uwo mukobwa ndumva rwose wamunyereka. Buracyari mu gitondo maze bakajya muri siporo, ubwo ni Brice ndetse na Credo baba bari kwiruka rero bari muri siporo, maze Credo akabona imodoka ya wa mukobwa imunyuzeho, ahita yereka Brice ati dore wa mukobwa nakubwiraga nimugoroba n'uriya. Brice ahita yifata ku munwa ati kumbe n'uriya, ati uriya ndamuzi, atataha hano hirya gatoya hari umuhanda urangirira, atuzi uriya mukobwa, ati ntabwo rwose ari jare y'abakobwa ukunda, ati uriya mukobwa akunda amafaranga, ati ntabwo rwose mwavugana udafite amafaranga kandi ndabizi ko byanga cyane, mwihorere uriya ntiwamushobora. Credo ati ariko njye namukunze kandi rwose ndabona ataba ari umwana mubi cyane. Brice ati ataba ari umwana mubi cyane, ati uriya ni shitani igenda iri mu mubiri w'umuntu, njyewe umuzi cyane rwose, yirirwa atuka abasore, nta musore w'umukene bajya bavugana. Credo ati byanze bikunze rero ngomba kumutereta, reka ahubwo mbitekerezeho neza icyo gukora, ariko ngomba kumutereta kandi nkamutereta ntari Credo, ntari umwana wo mu bakire. Brice ati ni akazi kawe, komeza wijugunye mu kanwa k'intare, nabikubwiye rwose uriya we ntabwo mwashobokana. Bagera mu rugo rero maze Credo akabwira Brice ati uyu mwanya wose tumaze turi kwiruka nta kindi natekerezaga uretse uriya mukobwa, ubu rero rwose nafashe icyemezo, wowe ugiye kuba Credo maze nanjye mbe Brice, ni ukuvuga ko nyine ari wowe ugiye kuba umuhungu wa papa wanjye, nanjye nyine mbe mubyara wawe uzaba warafashije maze ukamucumbikira akaba aba muri iyi nzu. Brice ati winshuka Credo rwose wimbeshya, uragira ngo papa wawe azanca ijosi, noneho reba papa wawe aramutse amenye yuko nakwiyitiriye yanyica, ndakubwiza ukuri. Credo rero aseka ati hoya humura, papa se yabibwirwa n'iki, ni hagati yanjye nawe, kereka wowe ugiye kubimubwira, bizaba ari ibanga kandi rwose tuzabikora ku buryo nta muntu uzabimenya. Ubu rero
ni wowe ugiye kuzajya wambara imyenda y'igiciro hanyuma njyewe nambara imyenda iciriritse nyine nk'iy'umwana wo mu bakene, tugiye mbese kugurana burundu, noneho rero uzaba ari wowe nyine ujya gutereta uriya mukobwa kubera akunda nyine abasore b'abakire, hanyuma ni nk'aho ari wowe uzaduhuza, njyewe uzajya ukunda kumuntumaho tubonane rimwe na rimwe yaje kugusura, ndashaka ko azankunda nyine ari we unyikundiye nta n'ikintu na kimwe mvuze. Brice ati ndabikora ku bwawe rwose, gusa ntacyo nkwijeje. Batangira rero kujya bacunga uyu mukobwa ahantu hose akunda kujya, maze bakavumbura resitora yakundaga kujya kuriramo. Credo rero agurira Brice imyenda, ubwo nyine Brice niwe usigaye yiyita Credo, amugurira imyenda myiza nyine y'igiciro n'inkweto, akambara neza nyine nk'umwana wo mu bakire. Aragenda rero maze akinjira muri iyi resitora, ahita abona nyine uyu mukobwa maze akamusuhuza, agahita amubwira ati njyewe nitwa Credo, ndi umusore, ndi umuhungu wa kanaka nyine akivuga. Uyu mukobwa rero ahita atangara maze agahita amubaza ati none se usanzwe uza kurira muri iyi resitora? Uyu Brice rero uba wariyise Credo ati hoya ntabwo nsanzwe nza kuyiriramo, ariko uyu munsi nagize akazi kenshi numva mfite stress, maze rwose numva nanjye naza kumva nyine ibyo kurya byaho ukuntu bimera. Brice ahita abaza uyu mukobwa ati ariko ntabwo wowe wambwiye uko witwa? Uyu mukobwa ati njyewe nitwa Amoha. Brice rero ahita amuhereza ikiganza nyine bagahita basuhuzanya, ati nishimiye kukumenya, ati nakwicara se hano ko mbona n'ubundi nta wundi muntu muri kumwe maze tugasangira? Amoha ati yego, kuko cyane aba yarangije kumva ko uyu musore ari umwana wo mu bakire, nta kumuhakanira rwose aba afite. Aricara rero bakaganira, maze rwose uyu munsi birangira bamenyanye. Brice rero atandukana na Amoha maze agataha, ahita abwira Credo atumva ati byagenze neza cyane, umukobwa aranyishimiye rwose, ati ariko nanjye nishimye, uzi ko nanjye nirebaga nkabona koko nabaye ibogari ya nyayo, nkabona nabaye umusore w'umukire. Kwambara neza burya ni ingenzi, ndakubwiza ko rwose iyi minsi tugiye guhinduranya ndumva ndyohewe kuba wowe ntako bisa. Credo ahita amubwira ati hoya n'ubundi rega uri bogari rwose, usanzwe uri umusore mwiza. Credo ahita abwira Brice ati rero ndashaka kugura isaha y'igiciro cyinshi rwose, ndashaka kumugurira nk'isaha nagura nk'igihumbi cy'amadolari, hanyuma rero iyo saha nzayiguha maze uba ari wowe uyimuhamo kado nkaho nyine ari we wayimuhaye, gusa nanone ninjye nzayijyana nyine mvuge ko ari wowe untumye, kuko ngomba gushaka impamvu zizajya zituma mbonana nawe kenshi. Brice ati ariko rwose uri mu rukundo, nuko ntazi niba rwose bizacamo. Credo ati wowe nyihorera, ibyo ndimo ndabizi kandi cyane. Credo rero aragenda akagura iyi saha maze akayizana ayihereza Brice, maze Brice akayireba ahubwo akajya yumva yayitwarira kuko iba ari nziza byo, maze agahita abwira Credo ati iyi saha koko y'amafaranga angana gutya uyiguriye uriya mukobwa utazi niba azanakwemera? Credo atumva umuntu agomba gukora ibintu byose kubera impamvu, nanjye rero rwose urukundo nkunda uriya mukobwa rwatuma nta na kimwe ntakora. Ati gusa nyine ngiye kuyimushyira maze mubwire ko ari wowe uyimpaye ngo nyijyane. Brice ahita areba Credo ati wirebye ariko iyi myenda wambaye irahenze, yahita atangira kugukeka. Credo ahita yongera agasubira ati uzi ko nari nibagiwe, kubera ko nari ngiye mu nzira ntabwo nibukaga yuko rwose nambaye gutya, reka mpindure nambare nyine imyenda iciye bugufi. Ahita agenda rero akambara akajinisi n'agatisheti, utuntu nyine dusanzwe cyane, maze agafata ya mpano agahita ajya kureba Amoha. Agira rero agakomanga, Amoha atinjira, aba ari kuri telefone n'ubundi rwose ari gutongana n'umusore. Amoha aba ari kubwira umusore atumva nkubwire njyewe rwose nta basore b'imburamumaro nkeneye, genda rwose ntuzongere kumpamagara, umusore utagira amafaranga gusa, njyewe rwose ibyo nabivuyemo, iyo mikino yanyu sinkiyirimo, urabona ukuntu wagira ngo uri puberi, genda ntabwo nkeneye kuzongera kukumva, ntukanteshe umwanya, imyenda yonyine uba wambaye uba wagira ngo wayitoraguye mu bishingwe, mbese umva ntabwo rwose ngushaka mu buzima bwanjye. Credo rero arinjira maze akicara
gusa nyine aba afite ubwoba rwose yumva amagambo uyu mukobwa ari kuvuga. Amuha rero ava kuri telefone ataranasuhuza Credo ati wowe unyicariye mu nzu ukaba washyize n'inkweto ku itapurinde, subira hanze ubanze uzikuremo maze ugaruke mu nzu. Credo rero aragenda akazikuramo maze agahita aza akamubwira atumva ati nitwa nyine Brice, urumva nyine yari yarafashe izina rya mubyara we, bakumvaga nyine gukomeza kujijisha uyu mukobwa ati nitwa Brice, rero Credo nyine yarampaye iyi mpano ngo nyikuzanire. Uyu mukobwa rero ahita amubwira ati mpereza ngaho nsohokera mu nzu ugenda. Nta nubwo nyine areba ikintu kirimo. Credo rero ahita ahaguruka maze agahita abwira uyu mukobwa ati ariko ni ukuri jya ugerageza rwose kuba umwana mwiza, ati uratekereza nk'uwo musore wari uri kubwira ayo magambo, tekereza nk'ahantu ubu ngubu ari gutekereza akumva nta gaciro na gatoya afite. Amuha ati wese hari umuntu waguhaye ijambo nsohokera mu nzu ugira vuba, ubundi se nyine ako gaciro uri kuvuga hari ako afite. Amuha ahita amubwira ati nyine ubundi uwo musore ameze nkawe neza neza, nawe ndi kukureba nkabona rwose uri puberi yigendera, wowe kise wagira ngo wowe hari agaciro ufite. Credo rero ararakara ariko agasohoka nyine agataha. Agera rero mu rugo agahita abwira Brice ati mbega umukobwa, ati ibi bintu nishoyemo ubanza ntazabishobora, ati uyu mukobwa nta mutima agira, nta ndero, nta kanyabupfura habe rwose n'akari kure, atuza amagambo yose avuga, ati nagiye nsanga ari gutuka umusore, yamututse yamwandagaje, ati nanjye ndamutse mubwiye ko rwose ibyo bintu atari byiza nanjye ahise ampindukirana maze si ukuntuka, uzi ko yanutse kuko nkumva mbaye puberi neza neza. Mbega umukobwa. None ubwo Brice yari ari guseka ati narabikubwiye uriya mukobwa rwose ntuzamushobora, komeza nyine umwihera impano zihenze, ariko ndakubwiza ukuri rwose uzasanga warahombye. Credo ati ubuse ibi bintu mbivemo? Brice ati ntabwo wabivamo kandi warabincoyemo nyine byaratangiye, ubwo se namubwira ko dupfuye iki? Ntabwo rwose bishoboka nyine, ubwo turakomeza, umukino waratangiye kandi tugomba kuwurangiza. Amuha rero we afungura ya kado ngo arebe maze akabona ni isaha y'igitangaza ihenze cyane, arayireba maze agahita avuza induru ati ntumbwire ko uyu musore yampa isaha ihenze itya, ati reka mpite mpamagara mushuti wanjye mubwire ko umusore wa nyawe rwose yaje, ubundi n'uyu nyine mba nkeneye, kubera ko nta musore wakugurira isaha y'amadolari 1000 atari umukire. Urabona ko rwose uyu musore n'uyu rwose, uyu musore ni umukire kandi azi no gutanga keya. Arishima cyane rero agakomeza ayireba, yongera ayireba, aba yishimye rwose. Brice we rero akomeza guseka Credo atumva washatse kwigira Romeo, hagarara nyine maze wumve, ahubwo se ubwo wari waba uri kuvuga ngo bagukarabije ibitutsi, ngo baragusomera ngo bakandagiye ku itapi, uretse uriya mukobwa uraje uzamubone, ntiwambwiye se ko ugomba kuzatuma gukunda? Nanjye ndabitegereje rwose. Ahita akomeza akamuseka rero ati Romeo, maze Credo agahita yigira mu cyumba. Umunsi wakurikiye rero Brice ahamagara Amuha ngo aze kumusura. Amuha rero arahaza maze Brice akamubwira ati ni karibu iwanjye rero. Amuha areba iyi nzu y'igitangaza maze noneho akabona ko rwose uyu musore ari umukire nk'uko yahoraga abyifuza. Amuha rero abwira Brice atuba ahantu heza cyane. Ubwo ariko nyine Amuha waba azi ko ari Brice ari we Credo. Brice rero ahita abwira Amuha ati none se impano nakoherereje warayikunze? Amuha ati ni nziza cyane, ati ni iy'igiciro, ati narayikunze ku buryo rwose ntahwema kuyireba. Baba bari kuganira rero maze Credo akaba avuye mu cyumba. Brice rero ahita abwira Amuha ati harya inshuti yanjye mwarahuye? Ati uyu ni inshuti yanjye twariganye kera kuri kaminuza, gusa nyine ntabwo we rwose byaje kugenda neza, byabaye ngombwa ko mba mucumbikiye igihe gitoya kugira ngo rwose abashe nyine nawe gushaka ubuzima. Ati gusa ni umwana mwiza, nimumara kumenyerana nawe rwose uzamukunda. Nubwo nyine ubu nta bushobozi afite ariko bizaza ndabyizeye.
Amuha ahita amubwira ati gusa nyine agira umunwa muremure. Brice ahita amubaza ati uvuze? Amuha ati ntacyo, nari nkubwiye ngo ugira umutima mwiza. Ati kubera ko rwose abantu bacumbikira abandi muri iki gihe ntabwo bagikunze kuboneka. Ubwo ariko Credo ahita yisohokera akigira hanze maze akagenda akaba yiyicariye nyine ku modoka yibereye muri telefone. Amuha na Brice rero bamara kuganira maze Amuha agafata wayini ebyiri zihenze cyane rwose kubera ko haba hari nyine amawayini menshi cyane y'ubwoko bwose, arayareba maze akibura. Brice rero aramubwira ati nta kibazo, ufata rwose ebyiri uzijyane maze ujye kuba uzinywa wibereye mu rugo. Amuha rero araziterura maze akazitwara mu ntoki rwose, arasohoka agahita asanga Credo yicaye ku modoka, ahita amubaza ati harya ubundi wowe wambwiye ko witwa nde? Credo ati kukubwira izina ryanjye ntabwo ari ingenzi kuko narakubwiye, niba utararifashe mu mutwe nyine ntabyo washakaga. Amuha rero ahita abwira Credo ati umbabarire, wa munsi rwose ushobora kuba warasanze ntameze neza, nari nabyukiye rwose ibumoso kandi nyine bibaho. Credo ati ntabwo wari umeze neza, ati yaba wese ari uko rwose uri umunyamahane ndetse rwose uri umunyamushiha, ati uri umuntu mubi, wibeshya ngo wari wabyukiye ibumoso, niko uteye nyine. Amuha rero ahita amubwira ati nta n'isoni kubera ko nari nicishije bugufi nkagusaba imbabazi, nawe wese wigira umuntu urenze. Ati rwose imbabazi zagenda nazisubiranye ntazo nongera kugusaba, mera nkaho rwose ntigeze nanazigusaba. Ati n'ubundi sinibaza ukuntu nari ndi kuvugana n'umusore uciriritse nkawe. Credo rero ahita amubwira ati njyewe nciriritse? Ati umukobwa w'inda mbi gusa wishwe n'inzara, ati ugenda akajya gufata amawayini mu rugo rw'abandi. Ati nayo mpamvu rwose wa musheri wari uri gutuka cya gihe yakwanze, ni ukubera ukuntu ugenda ufatafata ibintu. Ati uzi ko umeze nka ba bakobwa bajya muri buwate maze bakiba amawayini bakayashyira mu masakoshi yabo. Ati ibyo ni ibyerekana nyine umuntu wishwe n'inzara. Amuha noneho ajya yarakara ati uravuze ngo njyewe ntishwe n'inzara? Ati itakwica se ayo mawayini ujyanye wayaguze? Amuha ati ceceka wagahungu we k'agakene, ati reba mugenzi wawe mwiganye ni umukire none yirirwa agukoresha nk'umukozi we, agutuma ngo jyana amakada aha ngaha, genda ungurire ibi n'ibi, wirirwa ugenda ivumbi ryakurenze, none nta n'isoni ufite wowe uramvugisha? Wowe se urabona uri iki? Ahubwo fata umwanya wawe maze uwukoreshe rwose ushaka akazi. Ikindi kandi nta nubwo ndi ku rwego rwo kuvugana nawe, n'ubundi kuba nari nguhagaze imbere nkuvugisha nabwo nari nicishije bugufi rwose bikabije. Credo rero yinjira mu nzu yarakaye cyane, gusa Brice aba yabumbirije ibintu byose bavugaga. Brice ahita abwira Credo ati ariko se Credo nkwibarize, uriya mukobwa wavuze ko ushaka kuzazana mu buzima bwawe, none dore rwose iminsi 2 mumaze guhura, muri hafi gufatana mu majosi, muratongana mukenda guterurana ngo murwane, ubwo rwose urabona ibyo bintu bizavamo? Credo ati ntabwo rwose ibi bintu bishoboka, ibi bintu ntibizavamo, uriya mukobwa sinzamushobora. Ahita yiruka rero ajya mu cyumba, ari nako abwira Brice ati ndeka rwose bikomeza kumvugisha. Brice akamuseka ati Romeo gatangiye kumunanira rwose, ati ko kakunaniye kare, ati ahubwo genda wongere ugure indi saha y'igiciro maze tumwishyirire. Umunsi wakurikiye rero Credo aba ari kwikorera siporo maze akajya kubona akabona Amuha amunyuzeho nawe rwose ari kwiruka. Credo ahita amuhamagara ati umva wowe Ntandero, aba asigaye amwita nyine Ntandero ngo kubera ko nta kinyabupfura agira. Amuha rero ahita ahagarara ati ni njyewe uri guhamagara Ntandeho? Credo ati cyane, mbese urabona hari indero ubundi ugira? Ntayo ufite rwose. Amuha rero ahita atangira kumubwira atumva ni mu gitondo cya kare ku buryo rwose nashaka kuntera umwaku n'ayo magambo yawe, ariko ubundi wowe nta kintu na kimwe ugira cyo gukora. Credo ati ntakigira se urabona ntari muri siporo? Ati ngiye mba meze neza cyane kandi rwose nabyutse neza, ntabwo mfite imishiha nk'iyawe.
Amoha ati irebe uko usa uko nta n'umuntu n'umwe wanaguha akazi rwose, ati ubundi ukuntu umeze urabona hari umuntu waguha akazi koko? Credo nawe ati umva rero nkubwire wowe rwose uri nk'akadomo imbere yanjye ku buryo ibintu byose uri kumbwira ntari kubyumva nta n'ibyo nitayeho. Noneho Amoha ahita yireba maze agahita arakara ati ni njyewe uri kubwira ngo meze nk'akadomo imbere yawe ngo singaragara? Credo ati cyane ibyo nakubwiye wabyumvise, ntabwo rwose ndi kukubona sinda ko kumva ibintu uri kuvuga, umukobwa w'umushiha gusa wamurenze. Baratongana rero maze Amoha agahita amubwira ati umva wowe n'ubundi rwose uri kuntesha igihe, reka nigendere nta n'impamvu zo gukomeza kuvugana nawe. Umunsi wakurikiye rero Credo arongera akamushyira impano biba bivugwa nyine ko ayihawe na Brice ariko kuri uyu mukobwa niwe uba ari Credo. Credo rero aragenda agakomanga maze Amoha agasohoka, asanga rero ari wa musore nyine n'ubundi basanzwe batuma abafite impano mu ntoki. Amoha aramureba atamusuhuje agahera ku kirenge maze akageza ku mutwe. Credo rero ahita amuhereza iyi mpano maze Amoha akanga kuyifata. Amoha ahita amubwira ati izi ni inkweto wambaye se? Kuko rwose uyu musore aba yambaye bodaboda. Uyu musore rero ahita amubwira ati wazikunze se? Wazikunze nzikwihere? Noneho Amoha agahita aseka kubera nyine ukuntu izi nkweto ziba zisekeje, noneho bakaba bari kumubaza ngo yazikunze. Amoha rero ahita abwira Credo ati injira mu nzu. Credo ati ntabwo ninjira. Amoha ati injira cyangwa iyo kado sinyifate. Ati uri gutekereza se ko nkubwira ngo winjire kugira ngo nguhe icyo kunywa? Ntacyo naguha rwose, ariko injira mu nzu. Credo rero ajya gukuramo inkweto maze Amoha agahita amubwira ati zinjirane nta kibazo. Credo rero aricara maze Amoha agatangira kumusomera n'ubundi atari kubwo rwose nta soni biba biguteye kuba umusore mwiganye muri mu kigero kimwe yirirwa aguha impano ngo ushyire umukunzi we, noneho nta nubwo ari impano zibonetse zose, ni impano zihenze cyane, nyamara rwose nta nubwo wabasha kuvuga ngo hoya kubera ko nyine urabizi ubuzima bwawe bushingiye kuri we, kugira ngo urye cyangwa uryame ni ukubera uriya musore Credo w'inshuti yawe wakugiriye neza maze akagucumbikira. Ariko se ubwo uba wumva bimeze bite? Kubera iki rwose nawe udashaka amafaranga yawe? Amoha rero abona Credo atari kumusubiza maze agahita amubaza ati ariko ubundi nkubaze ururimi rwawe rwacitse ntabwo ugifite mu kanwa kawe? Credo rero ati ntabwo rwose ururimi rwanjye rwacitse, ndacyarufite, gusa mba nacecetse rwose kugira ngo nkomeze niyumvire ayo magambo uba uri kuvuga, kandi rwose ari nayo yatumye abasore bose bagenda bagutera indobo. Uyu mukobwa rero Amoha ahita yizunguza ati ngiye bantera indobo? Ati ndi mwiza cyane kandi ubwiza bwanjye burivugira, abasore bose burabihamagarira maze bakizana. Ati mushuti wawe se we si we wirirwa unyiruka inyuma, hari ubwo ari njyewe mushaka? Credo ati umva rero nkubwire ubwiza rwose budafite mu mutwe ntacyo buba bumaze. Kuba se uri mwiza ariko nta bwenge ufite urumva hari icyo rwose bivuze? Ubwo ariko umukozi wa Amoha ahita aza kumuhamagara ati ibyo kurya byatunganye. Credo rero ahita yitanguranwa maze akabwira uyu mukobwa ati genda utegura ameza. Amoha ahita amureba ati nta soni, uri gutanga amategeko mu rugo rwanjye? Urumva se koko ushobora kuza kundira ibyo kurya? Ntabwo wabirya rwose. Credo nawe ati kubera rero ibitutsi byose wantutse urumva ntabasha kurya? Ndi bubirye rwose kandi ndabiryana cyane. Amoha ati ntabyo uri burye. Credo ati ndabirya nta nubwo ndi buve hano ntabiriye. Ubwo kandi Credo ahita abivuga rwose ari guhaguruka yerekeza muri sale à manger. Amoha abura uko abigenza nawe agahaguruka maze akagenda bakicara bagatangira gufata amafunguro.
Credo rero atangira kumutera umujinya maze akajya arya nabi koko, nabi nyine nk'umuntu udafite indero. Amuha ati ariko se nkubaze, nta n'ubwo uzi ukuntu bitwara ku meza? Credo ati urarinda unyigisha siko bitwara ku meza, wowe wazabanje ukamenya nibura n'uko bitwara mu buzima busanzwe n'uko bitwara mu rukundo, ko ndeba nta na kimwe rwose uzi. Credo agakomeza akarya nabi, yisiga ibiryo ku myenda, yabyisiga ku munwa, agafata fanta baba bamuhaye maze akayigotomera bivuga nyine mu kirahure ukuntu nyine wumva rwose harimo indero nkeya. Umugani we niwo uba wita uyu mukobwa ngo ni nta ndero. Uyu mukobwa rero arabangamirwa, kurya bikamunanira kubera ukuntu uyu musore aba ari kumutera umujinya. Noneho uyu musore nyine abona ko uyu mukobwa yabangamiwe, akabikora cyane kurushaho, akajya abyisiga nyine abishaka. Amuha rero ahita avuga ati ariko uyu musore rwose wagira ngo ntabwo yarezwe, gusa wagira ngo neza bamwororeye nk'ahantu. Credo ati ntabwo nari nzi ko nawe ushobora kumenya ko habaho umuntu utararezwe. Ati noneho reba ko ngewe utari utuntu dutoya tuba tumbayeho ndi ku meza, tekereza ko noneho wowe ubuzima bwawe bwose uri nta ndero muri byose. Credo rero uba wiyemeje kubangamira rwose Amuha, ahita akomeza akamubwira ati noneho ikintu gitangaje ukuntu rwose uba uri aho uri kwikaraga wigize umuntu urenze, nyamara tekereza ko ufite abakozi bo mu rugo utaranakora ubukwe uri wenyine. Ibi bisobanuye yuko utazi guteka habe na gatoya. Ubu se urabona inshuti yanjye yazagushaka umeze utyo nta kintu na kimwe uzi kwikorera? Waba ugiye gusebya rwose ababyeyi be, ntabwo bakwemera umukobwa umeze nkawe. Ikindi kandi inshuti yanjye iranyumva cyane, nanjye rwose nyibujije kugushaka ntabwo yaba ikigushatse. Amuha noneho atangira gucisha make maze agakomeza kwitegereza uyu musore, noneho ari kumva ari kumubwira ingingo ya nyayo, kuko rwose ibi byose aba avuga ntabwo aba azi kubyikorera, aba atekereza ko nyine bikorwa n'uyu mukozi aba yishyura. Umunsi wakurikiye rero Amuha ajya kureba Brice. Amuha rero agerayo maze agasanga ni Credo uhari. Amuha ahita amubaza ati umva wa mukozi we wo mu rugo, bosi wawe ari hehe? Credo ati bosi wanjye ntawe uhari. Credo ati ubundi se wowe kubera icyo ubuje mutavuganye? Amuha ati n'ubundi nari nkoze ikosa kuba rwose nari ndi kubaza umukozi wo mu rugo bosi we, kuko rwose ntabwo yamenya aho yagiye. Credo ati ariko wajya ugerageza ukicisha bugufi, ntabwo wagerageza ugakura mu mutwe nibura ukagira ubwenge bwatuma rwose wiyubaha, maze nanjye nkaba nakugirira n'icyubahiro niyo cyaba ari gikeya. Kubera ko ukuntu witwara bituma umuntu uwo ari we wese agusuzugura. Uzi yuko nta muntu rwose wakwifuzamo umugore, kubera ko rwose umuntu aramutse akugize mu buzima bwe nk'umugore we, ni igihano cyaba giturutse ku Mana rwose yaba abonye, kandi icyo gihano nta muntu n'umwe wakifuza. Iyo nkurebye mbona rwose uzarinda usaza ukiri wenyine, ukiri single, nta mugabo ufite. Amuha ahita amwitegereza ati nari ntangaye rwose, ikindi wavuga ubu se kuzarinda upfa ukiri umukene? Irebe rwose uhere hasi ugeze hejuru. Ubu abandi baba bagiye gushaka amafaranga, naho wowe uri hano uravugavuga gusa, wiri gukora akazi ko mu rugo aho kugira ngo ujye gushaka akazi. Nako nari nibagiwe, nta n'umuntu n'umwe wakwemera kugukoresha kubera ko rwose wowe ntacyo ushoboye, noneho no kugaragara mba nkeka ko wazajya unanukira bosi wawe ndetse n'abandi bakozi ukabanukira. Amuha ahita akomeza amubwira ati ndabona rwose n'iyo myenda wambaye ariyo watiye, kubera ko rwose nta kintu na kimwe kizima waba ufite. Credo rero ahita abwira Amuha ati umva rero nkubwire ijambo rimwe nakubwira, ni ukuri urwara ubukira, kuko rwose ndabona uri umusazi, nubwo uyu munsi ushobora kuba wibagiwe kunywa imiti. Aba bombi rero baba batongana rwose, bakamara umwanya wabo bari gukomeretsanya nyine babwirana amagambo mabi.
cyane cyane ko uyu mukobwa abasore b'abakene nyine nta jambo baba bagira imbere ye, niyo mpamvu aba abwira ibyo ashatse byose Credo. Ntabwo aba azi yuko ari we mukire wa nyawe w'ibi bintu byose yirirwamo. Amuha rero arataha maze agahamagara inshuti ye ngo ize kumureba, arayibwira ati noneho rwose ibi bintu birashyushye, umusore mfite ntabaho, impano za buri munsi kunsohokana, atitekereza umusore w'ibogari noneho ufite amafaranga menshi nk'ayo afite, ahita amubwira izina rye rero ati uzi yuko ari umusore, uyu musore ari umwana wa mukire abantu bose bazi, ubwo nyine aba bavuga mu mazina, maze uyu mushuti we ati ndakubwiza ukuri rwose waguye hashashe, ugomba kujya wereka noneho ba basore bose b'abakene ko rwose ntaho gihuriye nabo. Amuha ati ceceka ntabwo wamenya ukuntu umukozi w'uyu musore nawe aba yanzonze, ati arasuzugura, ati ntabwo rwose ajya anyubaha, ati noneho kandi kuba rwose ari n'umukene mba numva noneho ari kuntera iseseme niyo anyubahutse. Uyu mushuti we ati mwihorere wowe gumanire na sheri wawe, ati ubundi si uwo nguwo akubangamiraho iki kandi atari sheri wawe. Baba bakiri kuvuga ibi rero maze agahita yumva message iravuze kuri telefone ye, Amuha arareba maze agahita abwira mushuti we atumva atuzi yuko se Credo wa musore nyine w'umukire ambwiye ngo arashaka ko tuza gusangira. Umushuti we ati umva ndishimye ku bwawe, ibi byose urabikwiye ndetse ukwiriye ibirenze. Prince rero aritegura akambara neza nyine imyenda y'igiciro nk'ibisanzwe. Credo aramubwira ati nyamara ngiye rwose ibintu byo kujya gusangira n'uriya mukobwa ndumva bitari kunyura. Prince ati nyine ngomba kugenda kubera ko uriya mukobwa tugomba kumwiyegereza, urumva ningenda nyine maze nkamusohokana kandi ngakomeza kumwiyegereza bizatuma azajya amara iminsi myinshi hano yaje kudusura ndetse n'amajoro menshi. Credo ati ushatse kuvuga se ko azajya arara hano? Prince ati ntabwo kurara mvuze ari byo wumva, ati gusa nyine azajya rwose amarana natwe igihe kinini maze ugende rwose umwiyegereza kurushaho. Credo ati umva rero nkubwire Prince, ntuzagerageze rwose gukora ikintu kimbangamiye, utazagerageza kunca inyuma kubera ko urabizi nagukorera ibintu rwose utazigera wibagirwa. Prince ati ntabwo nabikora, urabizi ko ibintu byose ari gukora ndi kubikora ku bwawe, ntabwo rero tugomba guterera iyo nyine, uyu mukobwa tugomba gukomeza tumwiyegereje, niyo mpamvu ngiye gusohokana nawe, ntabwo bizi se ko rwose ndi mubyara wawe wo kwizerwa, wanyibagiwe. Prince rero agera muri resitora maze agategereza Amuha, aramutegereza maze akamubura, yabona atinze agatangira kumuhamagara, nyamara Amuha rwose aba ari mu buriri arwaye ari gutitira, no gufata telefone byamunaniye, aba yarwaye rwose yarembye. Prince rero akomeza guhamagara ariko Amuha ntamwitabe, afata icyemezo cyo kujya kumureba mu rugo. Rero aragenda agakomanga maze Amuha akaza rwose agenda gake, aramufungurira maze Prince agatangira kumutuka ati nta soni, uranyicaza muri resitora maze ntuze, urabona ukuntu wanshebeje ugatuma ngutegereza nyamara nkakubura. Amuha ati mbabarire ni ukuri ntabwo nari meze neza rwose, n'ubu ndumva nta kabaraga mfite, ndarwaye kandi ndarembye. Nyamara Prince ntabwo abyumva, akomeza rwose gusomera uyu mukobwa. Amuha rero ahita yicara hasi ariko rwose ari kwikanda, ubona atari no kumva ibintu Prince aba ari kumubwira. Amuha rero yikubita hasi rwose ukabona ahise aryama hasi neza, abaye rwose nk'umuntu ugize ikibazo kandi gikomeye. Prince rero ntabwo abyitaho, abazi ko ari byo uyu mukobwa ari kwigira kugira ngo amwereke impamvu ataje ngo basangire. Prince ahita yisohokera akamubwira ati ni akazi kawe, gumana iyo mikino yawe, ibyo uri kwigira se urabyigira kuri nde? Urumva ngewe rwose ibyo bintu ndi kubyumva. Ahita yisohokera maze akagenda akabwira Credo ibyabaye,
ati wa mukobwa yanyicaje muri resitora njyenyine, ngiye kumureba yigira nk'umuntu warwaye yigusha hasi, uzi ko mbona nasize aryamye hasi ku makaro yigize nk'umuntu warembye. Credit ati hoya ntumbwire ibyo bintu, wasize aryamye hasi ku makaro, nyamara ushobora gusanga rwose uriya mukobwa yaguye igihumure, ushobora gusanga afite ikibazo gikomeye. Ntabwo uriya mukobwa yakora ibyo bintu, kuko mu busanzwe yihagararaho aba ashaka ko umusore wese amubona nk'umukobwa w'umunyambaraga. Ntabwo rero yakwigusha imbere yawe ngo akwereke ko afite imbaraga nkeya, nyamara rwose uriya mukobwa buriya hari ikibazo, wabona hari ikitagendaga. Wahise ati cecekere, uriya mukobwa ni umutekamitwe, buriya rwose n'ubundi yari ari kuntuburira. Credit rero we bimwanga mu nda maze agahita asohoka. Brice ati kandi se Romeo ugiye hehe? Ugiye kureba Juliette wawe? Ati ndakubwiza ukuri rwose nta kibazo humura uriya mukobwa afite. Credit ati njye ntabwo ndi nkawe, reka njye kureba rwose hatagira ikimubaho, ntabwo uriya mukobwa yakwikora ibyo bintu. Credit rero aragenda maze yafungura umuryango agahita asanga koko amuha aracyarambaraye hasi, amukoraho agasanga rwose yaguye muri koma. Ubwoba buramwica rero maze agahita ahamagara imodoka akamuterura akamujyana kwa muganga. Aragenda rero akamarayo rwose umunsi wose atarakanguka. Credit rero aba ari kumucungira hafi yicaye kuri reception, akajya nyine agenda akamureba kuko ntabwo aba ashaka ko ari bukanguke ngo amubone. Hashira umwanya rero maze agahamagara Brice akamubwira tumva nkubwire ugomba kuba hafi, ngwino rwose kugira ngo uriya mukobwa nakanguka abe ari wowe abona, amenye ko ari wowe wamujyanye kwa muganga, ntabwo rwose nshaka ko amenya ko ari jye. Brice ati ariko njye rwose nta kintu na kimwe ngomba kuza gukora aho ngaho, ntabwo numva impamvu ngomba kuza kuba iruhande rw'uwo mukobwa. Credit ati hangane ndabigusabye, kandi nabyo biri mu byo nzakwishyurira, ntugire ikibazo, nushaka nyine umpe fagitire y'umwihariko y'uyu munsi. Brice ati ibintu birimo amafaranga byo rwose urabyumva ko ntacikwa. Araza rero akicara kwa muganga gatoya maze amuha akaba arakangutse. Muganga rero aza kubabwira ko amuhaye akangutse, maze Brice agahita nyine ajya kumureba, aragenda akamubwira ati umeze ute mukunzi, nakuzanye kwa muganga rwose umeze nabi, wari umeze nk'uwaguye muri koma. Bahita bahamagara muganga rero bakamubaza bati kubera iki uyu mukobwa yari yaguye muri koma? Muganga nyine ati afite ikibazo cya tifoyide kandi yamurenze, niyo mpamvu byamugendekeye gutyo, gusa nyine tugiye kumuha imiti ihagije kandi araza kumera neza nta kibazo. Brice rero ashimira muganga nyine, maze amuha nawe agashimira Brice ati wakoze kunyitaho, wakoze kumarana nanjye uyu mwanya wose ukandwaza. Ati tekereza iyo utaba uhari nari gupfira muri iriya nzu rwose. Brice nawe nyine kwihagararaho no kwiyemera ati ntabwo rwose nari kureka kugutabara, ngomba kuzajya mba mpari buri gihe ku bwawe. Nyamara rwose ibi byose biba byakozwe na Credo uba wiyicariye hanze. Brice rero arasohoka maze akabwira Credo ati ndigendeye rero, wari wansabye kuza kumureba none namurebye ameze neza ubwo ndigendeye. Credo ati wakwihanganye koko ukaba ugumye hano? Brice ati hoya nta mwanya mfite. Credo ati nta kibazo rero njyewe ndahaguma, kubera ko urabona ko wa mufite wagombaga kuza kumurwaza ntabwo araza, kandi buriya rwose amuha ntabwo aramera neza, ntabwo rero twamusiga wenyine, ndakomeza kumucungira kure nyine mwiteho ntamugeze imbere, ariko rwose ndakomeza kuba hafi ye. Amuha rero amera neza, maze muganga akanamubwira ko rwose agiye kumusezerera. Credo rero yumva uyu mukobwa nta kibazo noneho afite, maze agataha. Amuha rero nawe arataha maze akagera mu rugo nyine agakomeza kunywa imiti. Brice rero aza kumusura nyine, ariko ibi byose aba abikora kubera Credo. Araza akamusura maze bakicara muri salo bari kuganira.
Baraganira rero umwanya, maze Brice agatangira kubwira Moha ukuntu amukunda, ukuntu yamutwaye umutima, ukuntu ari umukobwa w'inzozi ze, ukuntu yifuza kuzamushyira mu rugo n'ibindi. Amuha rero aramubwira ati nanjye ndagukunda cyane, waziye igihe rwose, ni wowe musore nifuzaga ubuzima bwanjye bwose. Brice ahita yegera Amuha maze agatangira kumukorakora ashaka no kumusoma. Amuha aramusunika akamuta nk'iriya, ati nta soni, ati urabona iki ari cyo gihe cyo gukora ibyo koko? Brice arongera akagaruka ati ariko urabona ntarihanganye koko, reba igihe cyose tumaranye, urebe ukuntu nagiye nkwitaho, urebe urukundo rwose nakweretse, hari igisigaye kugira ngo bibe byaba ari cyo gihe? Amuha ati njyewe ntabwo rwose niteguye, ntabwo niteguye gukora urukundo nawe, ahubwo niba ari nicyo cyari cyakuzanye, haguruka rwose wigendere kuko ntibyashoboka. Brice arongera akamwegera kandi akongera agashaka kumusoma no kumukorakora rwose. Amuha ahita arakara noneho maze agafata ukuboko uyu musore akamubwira ati nsohokera mu rugo gira vuba, kandi sinongere kubisubiramo. Ibyo rwose ushaka ntibyashoboka, nta nubwo ngiye mbyiteguye. Ubwo rero niba aribyo byakugenzaga, ndakwinginze rwose igendere, nta mwanya wabyo mfite. Brice rero arasohoka ariko rwose atishimye habe na gato. Aba yashakaga nyine gufatirana uyu mukobwa, maze rwose bagakora urukundo. Ikindi kandi Brice aba atangiye kurengera, kuko mu byo yavuganye na Credo ntabwo ibi byari birimo. Aba rwose atangiye noneho gukora ibintu atakabaye akora. Umunsi wakurikiye rero Credo ajya kureba Amuha, aragenda akamubwira ati nari nje kureba nyine ko sheri w'inshuti yanjye ameze neza. Amuha ahita amubwira ati inshuti yawe, ati inshuti yawe rwose nta kigenda, nta mutima uriya musore agira, ati tekereza umuntu wifashe agashaka ko rwose dukora urukundo, mvuye kwa muganga ntaranakomera rwose, maze iminsi ndwaye, ati urumva uwo muntu agira umutima? Credo rero wumva ibi ahita arakara, maze agahita amubwira ati ngo yashatse ko bigenda gute, ngo uko mukora urukundo? Ati nk'ibyo bintu yabitekereje ate? Ati uzi ko rwose nta mutima agira? Aratangira rero akitonganya, maze Amuha akitegereza Credo, aramubaza ati none se ubwo burakari bwose buvuye hehe? Kubera iki rwose ibyo bintu bikurakaje? Credo ati ntabwo mbyumva ukuntu umuntu yaba avuye kwa muganga maze sheri we rwose agahita aza kumusaba ko baryamana, atuzi yuko igihe cyose ubwo wari urwaye ari ibyo yitekererezaga. Amuha ati nanjye niko nabitekereje, natekereje rwose ko aribyo biri mu mutwe we. Amuha akomeza abwira Credo ati rero rwose sinzi impamvu nkomeza gushaka kwishyiramo uriya musore no kumwegera, ariko ntibinkundire, mba numva rwose ntazi ikintu kitagenda, mba numva hari ikintu kintangira kumwegera cyane, sinzi impamvu kandi rwose nta kintu na kimwe adakora. Credo rero uba witegereje cyane uyu mukobwa mu maso ahita amubwira ati ntandero, uzi ko ari ubwa mbere njye nawe tuvuganye neza, ni ubwa mbere tugiranye ikiganiro gituje kitarimo gutukana. Amuha rero nawe ahita abitekereza maze agahita aseka, atuzi ko ariko koko byagenze, uyu munsi twaganiriye dufite umutuzo tudatongana. Bahita baseka rero maze bakabizaka koko batari ku bundi buri munsi byagiye bigenda gutya, tukaganira duhuje ko bishoboka ko rwose twakumvikana, niba uyu munsi twabishoboye n'indi minsi yose twabishobora. Barakomeza rero bagaseka, maze bagaseka ukuntu ubundi bajyaga bahura bari gushihurana. Credo rero asezera Amuha maze agataha. Abakigera mu rugo maze agahita atangira guhamagara Brice, ati Brice uri hehe? Umusore utagira umutima, nta soni washakaga kuryamana na Amuha? None se mu byo twavuganye ibyo birimo? Nta soni?
Brice nawe yisobanura ati buretse rwose ngusobanurire, urabizi uri mubyara wanjye nubaha, ntabwo rwose nagukorera ibintu byakubangamira, ntabwo naguca inyuma, ntabwo naguhemukira, ahubwo nyine nagira ngo dutesitinge niba koko uriya mukobwa ari uwa nyawe, tumenye nyine ngo umukobwa muzakundana ameze ate. Credit ati wimbeshya, wishaka kungira umwana no kungira igicucu, none se ubu yaramuka akwemereye wari kumubwira ngo hoya nagutesitingaga cyangwa nyine wari kubikora? Brice abura icyo asubiza kuko rwose aba yumva ingingo ziri kumugonga, ariko agakomeza nyine akabwira rwose Credo ko ntabyo yari gukora, kwari ukugira ngo barebe ko niba rwose ari umukobwa utuje kandi uzavamo umugore muzima, nyine umukobwa utoroshye kuryamana nawe. Credo rero aramwihorera, ariko rwose aba arakaye, ahita amubwira ati ntabwo nshaka ko uzongera kugira irindi kosa ukora, ikindi kandi sinifuza ko mwongera no gusohokana muri mwenyine njyewe ntahari, ibintu byose ubu bigiye kuzajya bikorwa nanjye mpari, kuko numva rwose ntangiye kugutera icyizere. Umunsi wakurikiye rero n'ubundi Credo aba ari muri siporo, maze agahita ahura na Amuha nawe ari muri siporo. Amuha rero we kuko rwose aba yamanukaga undi azamuka, Amuha nawe ahita akata, maze bose bagatangira kwiruka mu cyerekezo kimwe, bagenda baganira baseka, noneho rwose baba basigaye bumvikana, ntabwo baba bagisigaye batongana uko bahuye, baba basigaye rwose babyumva kimwe. Amuha aba asigaye abona uyu musore ari umwana mwiza cyane. Bakora siporo rero maze ikarangira bagatandukana. Hashira iminsi rero Amuha imodoka iba yamupfiriyeho ku muhanda, yayobewe rwose icyo gukora, aba ari kuri telefone ari guhamagara abakanishi bose ariko nimero zanze, ajya kubona akabona rero Credo araje, aba ari rwose kwigendera n'amaguru. Credo ahita amubaza ati ntandero habaye ikiza kandi ko uhagaze aha ngaha? Amuha ati imodoka yanjye yagize ikibazo, yanze kwaka kandi rwose ntabwo nzi ngo byagenze bite. Credo ahita amubwira ati reka nkurebere ikibazo ifite. Atangira rero kumurebera, maze agatangira nyine kugenda akora utuntu tumwe ku tundi. Mu minota mike rero Credo ahita abwira Amuha ati imodoka yawe rwose yakunze. Amuha ati nizere ko rwose byakunze, nizere ko ibintu wakoraga wari ubizi, kuko nabona gukanda ahantu noneho nkagira ngo uri kunyica kurushaho. Credo ati ariko wagiye nibura wiga guceceka, ugafunga umunwa wawe ukareka umuntu niba ari kugufasha agakora ibyo azi. Amuha ati ubuse nizere ko byakunze. Credo ati genda nyine urebe. Amuha rero yinjiramo imbere maze akayatsa, noneho igahita yaka, ahita yishima ati uzi ko koko byakunze. Credo rero amufungira ahantu hose, maze Credo yajya kuzenguruka nyine ngo ajye ku idirishya ry'aho Amuha yicaye nyine bavugane, Amuha agahita yiyakiriza imodoka akigendera, agasiga Credo ahagaze aho nta no kumubwira ati wakoze rwose kumfasha. Credo rero arumirwa, maze agahita avuga ati genda rwose wa mukobwa we, uracyari ntandero, ntaho byagiye, uracyari wa wundi. Umunsi rero wakurikiye Amuha aza gusura Brice, baba bicaye nyine bari kureba filime, maze Credo akava mu cyumba abona nyine Amuha yaje, nta nubwo amusuhuza, ahita yiyicarira mu ntebe, maze Amuha na Credo bakajya barebana bakamwazanya, bakaba barasetse. Uko bahuje amaso bakongera nyine bakamwazanya bagaseka, nta n'umwe uri kuvugisha undi. Brice rero areba Amuha, maze akabona ari kujya rwose areba Credo maze akisetsa. Bikomeza gutyo rero, maze Amuha akaza gusezera agataha, nta jambo rwose na rimwe avuganye na Credo. Agera mu rugo rero maze yaryama akajya yibuka ukuntu yarebanaga na Credo, maze Credo agahita amumwaza, Amuha akongera agaseka ari wenyine. Akomeza gutekereza kuri uyu musore rwose, akamara amasaha menshi ari gutekereza utuntu dusekeje ajya amukorera.
ndetse atekereza n'ukuntu rwose ajya amubwira nyine utuntu dusekeje. Aba ari gutekereza ibi byose rero ari kwisekana wenyine yishimye rwose, ubona yishimiye uyu musore nubwo baba batigeze bavugana. Amuha rero yaraye yihindukiza ari gutekereza rwose kuri Credo, ariko Amuha we azi ko Credo nyine ariwe witwa Brice, kuko Brice niwe musore nyine udafite amafaranga. Amuha aramutekereza maze akajya avuga ati ariko ubundi ubu birashoboka ko rwose naba narakunze uriya musore, ni gute naba rwose narahinduye principe zanjye maze ngakunda umusore w'umukene udafite amafaranga. Arabitekereza ariko nanone akumva rwose santima ziri kumuganza, akumva nyine umutima umubwira gukunda Credo niwo uri kujya imbere. Akomeza nanone kujya atekereza utundi tuntu twose twiza twagiye tuba hagati yabo, akisetsa ati nta kabuza rwose nshobora kuba ntangiye gusara, kuko ntabwo ndi kubasha gutekereza kuri Credo. Ubwo nyine we abazi ko Credo we nyine ni Brice. Ati sindi kubasha gutekereza kuri sheri wanjye Credo, ahubwo ndi gutekereza kuri Brice, umukozi wa Credo koko. Amuha rero buracya maze agahamagara Credo ati ngwino mu rugo nkubwire. Credo rero araza maze Amuha akamubwira ati umva rero nkubwire rwose, ndumva ntagikunda, ntabwo ngikunda neza rwose umushuti wawe. Credo ati kubera iki se kandi? Umushuti wanjye aragukunda cyane kandi rwose yifuza ko muzakora ubukwe, kubera iki rero utangiye kumujagaraza? Amuha uri kureba Credo maze agaseka, ahita abwira Credo ati ariko ubundi uri impumyi ntabwo ubona? Utabona se bwo nta nubwo wakabakaba koko? Credo ati ushatse kumbwira ngo iki? Amuha ati ahubwo kubera iki rwose atari wowe unyikundira, kubera iki atari wowe unkunda? Credo ati njye ngukunda se? Ati ntabwo byashoboka, kubera ko njyewe nta kintu mfite cyo kuguha, ndi umukene, nta mafaranga mfite, nagukunda se nkaguha iki? Credo rero akomeza abwira Amuha ati ntukangwe n'iyi sura nziza gutya, nta mafaranga na make nifitiye. Amuha ati ibyo ndabizi cyane, ndabizi ko nta mafaranga ufite. Amuha ahita abaza Credo ati ariko ubundi umushuti wawe mumaranye igihe kingana iki? Credo ati tumaranye imyaka 4 kandi rwose yambereye inshuti nziza, nta kintu namunenga. Amuha rero ahita ahaguruka maze akicara iruhande neza cyane rwa Credo ati umva rero we nyine bamwita Brice. Ati Brice mbwira rwose, ndashaka kunyibwira wese uhereye kuri 0 ukageza uyu munsi. Credo ati njyewe ubundi se nkwibwiye amateka yanjye yaguhinduraho iki? Umusore nkanjye w'umukene udafite ikintu na kimwe ashoboye, ntabwo rwose numva impamvu wata umwanya wawe w'igiciro uri kumva ibyerekeranye n'ubuzima bwanjye. Amuha ati ndashaka kubimenya, mbwira rwose ndakwinginze. Credo rero ahita abwira Amuha ati nta kibazo niba ushaka kumenya rwose reka nkwibwire. Ati njyewe rero ndi umwana wo mu bakene, gusa narangije kaminuza, nize ibyerekeranye n'icungamutungo. Ababyeyi banjye rero baririye barimara kugira ngo banyishyurire minerivare, byabaga ngombwa rwose ko basaba credit kugira ngo mbashe kwiga, gusa ku bw'amahirwe narize ndabisoza. Ntacyo nabashinja rero rwose, bakoze ibishoboka byose. Amuha ati ibyo bintu rwose ni byiza cyane, kandi nanone wabaye n'umusore w'intwari, n'ababyeyi bawe kandi n'intwari. Amuha ati none se ko warangije amashuri, ubu ngubu wumva ufite uwuhe mushinga? Credo ati rero ubu rwose keretse mbonye amafaranga kandi ntayo mfite, gusa nkiga muri kaminuza nigeze kuba rwose mfite aka imprimeri gatoya cyane, nacuruzagamo rero udukoresho nkaduha abanyeshuri, ndetse rwose n'ishuri ryakenera duke duke nkatubaha, kari akantu gatoya ariko karanyinjirizaga. Mba numva rero mbonye miliyoni nka 15 kuko nizo rwose nifuza
noneho nazakora ikintu kinini, ngakora nyine imprimeri nini cyane kandi irimo ibintu byose, nkanayishyira ahantu heza, noneho nyine ngakora bizinesi ifatika. Amuha ahita amubwira ati none se ko umushuti wawe afite amafaranga menshi, kubera iki nyine utamwaka amafaranga maze ukaba watangira iyo bizinesi? Credit ati ntabwo nabikora, ntabwo nayamwaka, kubera ko urumva yankoreye ibintu byinshi, kuba byonyine yarancumbikiye akaba angaburira nta kazi mfite, ibyo byonyine ni iby'igiciro. Ndamutse mwatse n'amafaranga yahita agira ngo rwose ntabwo nshima, rero rwose ntabwo nashobora kuyamwaka. Amuha rero aramwumva maze agahita abwira Credit ati ndishimye cyane kuba rwose ufite ibitekerezo bizima gutyo, humura amafaranga azaboneka kandi ntuhangayike. Credit ati ntabwo mbizi, kuko nyine amafaranga nifuza ni menshi kandi nta hantu ho kuyakura nizeye. Amuha rero yitegereza uyu musore mu maso, maze bakajya kongera kwigarura rwose bamaze gusomana, barongera bakarebana, maze Credit akabaza Amuha ati bise kandi ni ibiki? Amuha ati nkwiyumvamo, ndagukunda kandi cyane, wikwigira rwose nkaho utabibona, wikwigira nkaho ari ubwa mbere ubibonye, njye ndagukunda kandi ndakwishimiye cyane rwose, nkwiyumvamo kandi nsigaye ngutekereza kenshi. Credo rero atangira kuvuga rwose adidimanga, maze agahita abwira Amuha ati reka ngende. Ahita ahaguruka maze akagenda, Amuha agasigara amwitegereza nyine asohoka. Credo agera hanze maze si uguseka akivayo, araseka akabyina, akongera akabitekereza, akongera agaseka, agasimbuka akajya yitera hejuru, akongera akagaruka akiceka hasi, kubera rwose ukuntu aba yishimye cyane, aba abonye ko noneho ibintu bitangiye kujya mu nzira nziza. Credo rero agera mu rugo n'ubundi rwose kurya bikanga, gusinzira bikanga, ibyishimo biba byamurenze, aba ari kwitekerereza ukuntu uyu mukobwa yamuhaye bizu, akumva ibi bintu ntabwo bishoboka. Aba yishimye cyane mu buryo bwose bugaragarira amaso, gusa yirinda kubibwira Brice kuko ntabwo aba akimwizeye neza. Umunsi wakurikiye rero Credo nyine ntabwo aba ari mu rugo. Amuha rero aza kureba Brice, baricara bakaganira, maze Amuha akamuryama mu gituza, akamugusha neza cyane rwose. Uyu musore rero aba atekanye noneho yibereye mu rukundo, maze Amuha agahita amubwira ati Credo, nyine Amuha wawe azi ko nyine ari we Credo, ati Credo ndagira ngo rero ngusabe ikintu kandi gikomeye, nubwo kuri wowe rwose atari ikibazo. Brice ati ni iki se kandi wagira ngo nsabe? Amuha ati nkeneye amafaranga, gusa nanone kuri wowe ntabwo rwose ari menshi cyane, ntabwo byakubangamira. Brice ati mbwira nta kibazo. Amuha ati nkeneye miliyoni 15, yazisabye nyine nk'uko rwose Credo yazivugaga. Brice rero ahita atangara nyine, kubera ko mu busanzwe we nyine nta mafaranga agira mu by'ukuri, ariko agahita yongera akikaruma ati none se ayo mafaranga nayo gukora iki? Amuha ati ni ibintu byanjye rwose nshaka kwikorera, ariko ntabwo nshaka kubikubwira, ndabizi rwose uri umukunzi wanjye kandi ntacyo utankorera, aya mafaranga rero ndayakeneye kandi cyane. Brice rero atekereza ko rwose yamwimye nanone yaba asebeye imbere y'umukobwa, ahita amubwira ati nta kibazo, nzagusinyira sheke maze nyiguhe, ayo mafaranga rwose ndayakwemereye. Amuha arishima maze agahita ahobera Brice ati urakoze cyane, reka njye gutangira nyine mpange ikintu ngomba kuyakoresha, noneho ngipange neza kuko nizeye ko ndi buyabone. Arataha rero yishimye cyane, maze Brice nawe ajya kubona akabona Credo araje, ahita abwira Credo ati uzi se ibyabaye? Noneho Amuha yansabye miliyoni 15. Credo ati yagusabye miliyoni 15?
Brice ati cyane yazinsabye kandi nazimwemereye. Credo ati nta birenze, ndaza gusinya sheke nyiguhe, ubwo nyine nta kibazo rwose uzayimuhe. Credo rero atangira kubyibazaho nyine impamvu uyu mukobwa yasabye miliyoni 15, asinya rero iyi sheke maze akayiha Brice. Brice ahamagara Moha akamubwira ati ndagushaka cyane, ngwino nkubwire. Amuha rero aragenda maze Brice agahita amubwira ati fora ikintu kirimo hano. Aba ari kumwereka nyine akamverope karimo ya sheke ati fora ikintu kirimo hano. Amuha ati ntabwo mbizi. Brice ati ni surprise. Brice arahereza ya mverope Amuha, maze Amuha yarebamo akabona ni ya sheke nyine ya miliyoni 15 irimo. Amuha ahita asimbuka akishima ati niyo mpamvu nkukunda, niyo mpamvu nkwemera rwose. Ati none se aya mafaranga ni ayanjye nyine, iyi sheke ni iyanjye wayimpaye? Brice yiyemeye cyane yiremereje ati yego rwose nayiguhaye, ntacyo nakwimerega, yitwara rwose ni iyawe. Amuha rero ahita amusezera ati urakoze cyane bayi, ubwo rwose turi kumwe. Amuha ahita agenda yiruka, maze akigera mu rugo agahita ahamagara Credo ati ngwino hano nkubwire. Credo rero araza maze Amuha agahita amubwira ati cara aha tuvugane. Credo aricara, Amuha agahita amubwira ati umva rero nkubwire, ya mafaranga nayakuboneye, gusa ntiwamenya rwose inzira byanyuzemo kugira ngo nyabone, byangoye ku buryo utabyumva, ariko rwose ndifuza kuyaguha maze ugatangira ibintu byawe, ariko ndashaka kukwihanangiriza, guhomba nta birimo, utazakora ikosa ryo guhomba kuko sinabyihanganira. Ndifuza gukora umushinga kandi wunguka maze ugatera imbere, ukaba rwose umusore w'icyerekezo. Ndifuza kugera ku nzozi zawe wifuje kuva kera. Amafaranga rero ngaya ahita amuhereza nyine ya sheke. Credo akireba akabona ni ya sheke nyine yasinye, mu mutima we ahita amwenyura, ariko nanone ntabyereke uyu mukobwa. Agahita abwira Amuha ati urakoze cyane, ntabwo nari nzi ko ibi bintu wabikora maze ukanyitangira, kubera ko aya mafaranga rega nawe ni ukuri yari kukugirira umumaro, ariko ni ukuri uhisemo kuyampa, urakoze cyane cyane rwose. Arongera nawe kandi akabahobereye Amuha, ntamenya uko bigenza maze bakongera bagasomana, noneho bararebana bagaseka. Amuha rero ahita abwira Credo ati ndagukunda cyane cyane rwose. Credo nawe ati nanjye reka nkore cyane maze rwose mbe umusore w'inzozi zawe. Amuha ati ubyibuke kondisiyo, guhomba nta biri mu bintu tugomba kuzavugana. Credo rero ahita ataha maze akagera mu rugo, noneho yasaze, aba yasaze neza neza kuko rwose aba yabonye yuko uyu mukobwa yamusubije ya mafaranga nyine. Credo aravuga ati burya uyu mukobwa kuko umutima we narawutsindiye, arankunda bya nyabyo, ankundira uko ndi, akunda njyewe nyine, ntabwo akunda amafaranga yanjye, kubera ko yahisemo no gukoresha imbaraga zikomeye kugira ngo rwose ambonere amafaranga yo gukoresha. Credo arasara akajya mu buriri, akajya abyina ari kugenda yihonda ku buriri, ntabwo aba yumva ibintu byamubayeho. Kuryama biranga, akongera akabyuka akajya muri salo, maze akazenguruka salo yose ari guseka yishimye areba ya sheke, maze akongera akayihobera ati uyu mukobwa ndamutsindiye, arankunda bya nyabyo. Guhera uyu munsi rero Amuha ndetse rwose na Credo batangira kujya bisohokanira, barakundana, urukundo rukagera kure. Credo aba yishimye cyane ko yabonye umukunzi yarwaniriye, naho rwose Amuha nawe aba yishimye, nubwo atari we musore yahoraga ashaka, ariko nyamara aba yumva afite umunezero, aba yumva yishimye kuba ari kumwe n'uyu musore, kandi rwose nta mafaranga afite, aba yumva mbese rwose ari ibintu byiza cyane. Umunsi umwe rero Amuha ajya gusura, ajya nyine kureba Brice, gusa nyine uyu munsi rwose aba agiye kumubwiza ukuri ko atakimukunda.
abakigerayo rero maze agahita abona Credo nyine wa nyawe araje avuye mu cyumba yambaye nyine imyenda ihenze n'amasheneti ahenze nyine yambaye nyine nk'umwana wo mu bakire, naho rwose akabona wa wundi yitaga Credo we yambaye ibisanzwe. Arabareba agahita ababaza ati ubundi se hano habaye iki ko ndeba wagira ngo mwaguranye ubuzima? Ndabona rwose ibintu byancanze, muri kunkina ibiki? Credo rero wa nyawe ahita amubwira ati ni njyewe Credo umwana w'umukire nyine, ibi byose ureba aha ni ibyanjye, amafaranga yose ni ayanjye, za kado zose wakiraga zavugaga kuri njyewe. Amuhara ahita ahindukira maze akareba nyine Credo wa feke ariwe Boris. Boris ati njyewe nyine nitwa Boris, turaba muri famiye imwe, njyewe ndi mubyara we. Credo ahita akomeza abwira Moha ati buriya rero nagukunze kuva nkikubona, gusa ntabwo nigeze nifuza ko rwose unkundira amafaranga mfite n'ibyo mfite, nifuje ko unkunda uko ndi nyine. Ati umunsi wa mbere nakumvise uri kuri telefone uri kuvuga ko utakunda umwana w'umukene, wavugaga ko rwose abasore badafite amafaranga ntaho mwahurira. Uwo munsi rero kubera njyewe ukuntu rwose nahise nkwiyumvamo, nahise mvuga yuko ngomba kubihindura ibyo bintu utekereza, maze njyewe ukazankunda ahubwo ndi umukene uzi ko nta kintu mfite. Twahise rero dupanga agakino njye na mubyara wanjye, maze turagurana, aba ari we rwose uhinduka umwana w'umukire, njyewe mba umukene, kugira ngo nkwegere buhoro buhoro kandi nyine uzankundire uko ndi. Ndishimye cyane rero ubu kubera ko byose nabigezeho, wankunze rwose ntacyo witayeho, wankunze utitaye ngo hari icyo mfite. Tekereza ko nariya mafaranga wampaye iriya sheke n'ubundi ari njye nari nayisinye, gusa byahise binyereka ko rwose uri umukobwa mwiza, utari wa mukobwa ukunda ibintu, ukunda amafaranga. Burya rwose urukundo rwahindura byose. Amuha rero we aba yarakaye ati nta soni, mwarayifashe murankinisha mukina n'amarangamutima yanjye, ubwo se koko ko uyu musore ngo ni Boris nako njyewe nari nzi ko ari Credo, ko yirirwaga ashaka yuko turyamana, nk'ubwo iyo njya kubyemera tukaryamana byari kugenda bite? Nyamara rwose mwararengereye, mwarankinishije cyane. Credo rero ahita amubwira ati byose byari urukundo nagukundaga rwatumye dukora ibyo byose, ariko ntabwo twari tugufitiye rwose imigambi mibi, imigambi yari myiza gusa. Ati nyine Boris yararengereye, ariko rwose ntabwo twashakaga kugukinisha. Amuha rero ahita arakara maze agahita asohoka yarakaye ati mwese nta n'umwe nshaka kongera kubona, muri inkozi z'ibibi gusa, mwakinnye n'amarangamutima yanjye. Ati mwese ndabanze, sinzagire n'umwe nongera kubona mu buzima bwanjye. Credo rero ajya kureba nyine Amuha hashize iminsi mike kuko aba yaramubuze kuri telefone. Ajya rero maze agakomanga, umukozi yaza akamubwira ati boss yambwiye ko rwose utagomba kwinjira hano. Credo rero aguma ku muryango akanga kugenda, akabwira uyu mukobwa ati genda umubwire ko ntari buhave ndaharara. Arakomeza akahicara maze agakomeza agakomanga. Uyu mukobwa rero agenda akabwira Amuha ati rwose uriya musore w'inshuti yawe yanze kuva ku muryango. Amuha ati ukunda akazi kawe? Uyu mukobwa ati yego. Genda rero umwirukane, natava hariya rwose ndakwirukanana nawe. Uyu mukobwa ati ariko boss rwose ni umuntu mukuru kandi uriya musore ndamwubaha, ntabwo nzi ko nabasha kumwubahuka. Amuha ati urahitamo akazi kawe cyangwa se kwirukana uwo musore. Uyu mukobwa rero aragenda maze akongera akabwira Credo ati ndakwinginze rwose genda batanyirukana, kubera ko boss ntabwo agushaka hano ku rugi. Credo rero rwose w'umwana mwiza cyane yumva ko nyine harimo no kwirukana uyu mukobwa, maze agahita yigendera, ariko akamubwira ati nzagaruka, ntabwo rwose naba ngiye. Aragenda rero akabura amahoro. Credo rwose ntaba agisinzira, agahinda kaba kamwishe ukuntu abonye umukobwa, maze rwose akaba yongeye kandi akanamucika.
gusa amuha nawe ntabwo aba ava mu buriri, aba aguma aryamye kubera agahinda yibaza ku bintu byamubayeho, ukuntu abasore babiri bamukinishije. Amuha rero ahita ahindura rwose n'ahantu yakoreraga siporo kugira ngo atazongera guhura na Credo, kuko nyine bakundaga kuhahurira bari gukora siporo. Credo aba asigaye agenda agakora siporo, agahagarara agategereza ko nibura Amuha yaza, ariko rwose akamubura. Hashira iminsi rero maze mushuti wa Amuha akaza kumusura. Amuha amubwira ibyabaye byose, maze iyi nshuti ikamubwira iti umva rero nkubwire, njyewe rwose ntabwo numva byari gutuma wirekera umukunzi wari umaze kubona, cyane cyane ko aba basore batigeze barengera, ntacyo bagukoreye nyine kibi, ntabwo rwose barenze imbibi. Ndumva rero njyewe wababarira umukunzi wawe kuko uramukunda, kandi ibyo yakoze n'undi wese yabikora kugira ngo nyine amenye niba umukobwa amukunda bya nyabyo. Nawe urabizi nyine ukuntu wakundaga amafaranga, none ugize Imana irakwizaniye, uhuye n'uwa nyawe nyine ufite nk'arenze ayo watekerezaga, uri gushaka kumwitesha, kandi nyamara uriya musore agukunda by'ukuri. Nawe kandi wamukunze by'ukuri kuva waramukunze uzi ko ari umukene. Wikomeza rwose kwirebesha hirya no hino. Amuhata ariko barankinishije, bakinnye n'amarangamutima yanjye. Mushuti we ati ndabyumva cyane, ariko ntabwo birenze. Wowe rwose witekereza ku byashize, itekerereza ahazaza. Va muri ibyo urimo, ikundira umusore dore nawe aragukunda. Ese nk'ubu ukomeje kwirebesha hirya no hino, maze ukazagaruka usanga yariboneye undi mukunzi, wabigenza ute? Uzi abakobwa bose bashaka uriya musore ni umukire ubyibuke. Abakobwa bose b'abasitari, b'abakire nabo bafite n'amafaranga birirwa bamushaka, ariko nyamara we yahisemo wowe. Wirangara rero rwose nk'inshuti yawe nkugiriye inama. Amuha rero ahita ahobera mushuti we akamubwira ati nyamara rwose unyunguye igitekerezo, urakoze kuba ungiriye inama. Amuha rero ahita atangira kongera kwikorera siporo nyine ya masaha ye, kandi akayakorera hamwe yakoreraga kera. Umunsi umwe rero aba ari gukora siporo, maze agahita ahura na Credo. Credo aba ari kuri telefone, maze akabona Amuha, ahita amufata ukuboko akava kuri telefone, maze agahita abwira Amuha ati wahinduye n'ahantu ho gukorera siporo kubera jye? Amora ati yego, ati narahahinduye kuko ntifuzaga rwose guhura nawe. Credo ati nyamara rwose ukwiye kuntega amatwi ukanyumva, njyewe naragukunze kandi bya nyabyo, nagukunze umunsi wa mbere nkubona. Gusa nyine nubwo nagukunze uwo munsi, ariko nanone amagambo wavugiraga kuri telefone ntabwo yari yanyuze. Numvise uvuga ko utakunda umusore w'umukene, utakunda umusore utagira amafaranga. Nyamara si ibyo nifuzaga kuzabamo, kuko rega ntabwo nzi niba amafaranga mfite uyu munsi nzayahorana, ntabwo nzi niba kandi nzahora ndi umukire, sinzi niba nahora mbasha kuguha ibyo ukeneye, ariko nakwifuzagamo nk'umukunzi, ariko utari uwo numvise nyine ubwa mbere. Niyo mpamvu rero twafashe icyemezo cyo gukora biriya twakoze. Nta rwango rwari rurimo rwose, rwari urukundo. Amuha rero ahita abwira Credo ati nanjye nyine biriya navugaga niko nabitekerezaga, numvaga aribyo byampa amahoro, ariko nyamara guhura nawe byarampinduye wese, maze nsigara numva rwose amafaranga atariyo y'ingenzi. Nawe ureba ko rwose naguhisemo, nkirengagiza uriya mubyara wawe wanyerekaga rwose ko ari we mukire, nyamara byararenze mpitamo wowe, numvaga ari wowe unyuze umutima wanjye. Credo rero aramubwira ati ndagukunda cyane, kandi rwose wibishidikanyaho, ngukunda cyane rwose kurenza uko byumva. Amuha ati nanjye ndagukunda kuko rwose nanagukunze nzi yuko ntacyo ufite. Amuha kandi ahita akomeza abwira Credo ati nta nubwo nifuza kugutakaza, ndifuza nyine gukomeza kukugira mu buzima bwanjye, nta nubwo nabasha kubaho rwose udahari. Iyi minsi yose ntabwo nsinzira, ubuzima burabishye. Credo ati ibyo uvuze se nibyo numvise? Amuhata ahubwo ushobora kuba uri kumva bike ku byo ndi kuvuga. Ndi kukubwira ko uri umuntu w'ingenzi mu buzima bwanjye, ari wowe rukundo rwose rw'ubuzima bwanjye. Credo ati nanjye ndagukunda cyane. Credo rero ahita ahobera Amuha ati ndagukunda cyane rwose Amuha, ndagukunda kandi nshimishijwe nuko nawe wankundiye uko ndi. Amuha ati ntabwo rwose nzigera nkuva iruhande.
barongera rero bagahoberana maze bagasomana, bagaseka bakishimira rwose ko bose bageze ku ntego zabo. Creda ati nishimiye kuba rwose ngufite mu buzima bwanjye. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje, mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri jyewe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.